bene data bakunze b'umusaraba turabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Twongeye kugaruka mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana tugira ngo tubasuhuze mu izina rya Yesu, tubaramutsa tubabwira yuko tubakunda kandi Imana ibakunda kuturusha. Rero uyu ni umwanya wo kongera kwiga ijambo ry'Imana nk'uko twari tumaze igihe kirekire twiga ijambo ry'Imana. Twari tumaze igihe kirekire twiga icyigisho cyiza, aho twarebaga imbaraga iri mu muzuko wa Kristo. Twaje gusangamo ibintu byinshi bigaragaza yuko uriya muzuko wa Kristo ufite imbaraga nyinshi ku buzima bwacu, ndetse no mu gihe kizaza ubwo bamwe muri twe bapfuye bazaba bari mu gihe cyo kugira iki? Oya, wagize imbaraga mu gihe cyashize. Yego. Sibyo? Ugira imbaraga muri iki gihe. Yego. Ugira imbaraga no mu gihe kizaza. Amen. Umuzuko wa Kristo ufite imbaraga mu bihe byose ubwo. Ntabwo kuva isi yabaho kuzagera ku musozo wayo. Yego. Umusaraba wa Kristo uzahora ufite imbaraga. Amen. Rero nk'uko twabonye yuko nyine uyu muzuko wa Kristo ufite imbaraga nyinshi cyane. Cyane rwose. Rero uyu munsi tuje kubereka bimwe mu bintu byo kuzirikanwa twasanze muri iki cyigisho. Tugezemo ibyigisho bitari bikeya. Yego. Ariko nubwo bitari bike, hari harimo ibintu byinshi. Sibyo? Kandi ibyo bintu byinshi byari byiza cyane, byaradufashije. Ntekereza ko n'abadukurikira hari icyo bungutse ku bigendanye n'umuzuko, uburyo abapfuye bamera. Yego. Mbese kuzuka bizagenda gute? Ese nibazuka ibizakurikiraho ni ibiki? Yego. Twabonyemo byinshi muri iki cyigisho. Rero uyu munsi tuje kubabwira mu ncamake ibintu by'ingenzi twazirikana ku muzuko wa Kristo. Aho icyigisho cyacu twebwe twari twaragishingiye mu murongo uri mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 14 kugera ku wa 17. Aho hari amagambo avuga ngo, kandi niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza ni ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ubusa. Kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ni kugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Aya ni amagambo Pawulo yari yabwiye abantu bashidikanyaga ku muzuko wa Kristo, ababwira yuko ibintu byose nta kintu byabivuze mu gihe umuzuko wa Kristo waba udahari cyane. Yego. Urumva kuko bari kutubwira ibyerekeranye n'umuzuko wa Kristo. Yego. Kandi bakaba badusobanuriye ko ibyo twakora byose uwo muzuko wa Kristo ubaye utariho cyangwa utarabayeho ntacyo byaba bimaze, byaba ari imfabusa. Yego. Bivuze ko uyu munsi ubwo ni mu bigendanye ariko n'iby'umwuka. Yego. Kuko niho imbaraga y'umuzuko wa Kristo ifite akamaro cyane kurenza ahandi aho ariho hose. Nubwo no mu buzima busanzwe gupfa kwa Kristo no kuzuka ko bifite umumaro. Yego. Ariko mu bijyanye n'iby'umwuka ho ni akarusho. Sibyo? Yego. Ni akarusho karenze uko hari dushobora no kuba tubitekereza. Rero dushobora gukuramo ibintu bidasanzwe muri iki cyigisho turamutse tubihaye umwanya, tukagura ibitekerezo kugira ngo twumve n'umugambi Imana yari ifite ubwo yatekerezaga iki kintu kizabaho umuntu amaze kugenza gute? Gucumura. Amaze gucumura. Kuko gupfa kwa Yesu byari biri mu mugambi w'Imana. Tuvuga imitwe yari igize iki cyigisho. Ku wa mbere rero twari twize icyigisho kivuga kwamamaza umuzuko wa Kristo. Yego. Abakristo twese dufite inshingano yo kwamamaza umuzuko wa Kristo, nk'uko Pawulo nawe iyi nshingano yayikoze ubwo yari arimo arabibwira bari Abanyakorinto bahakanaga ibintu bijyanye n'umuzuko wa Kristo. Kwamamaza umuzuko wa Kristo uyu munsi bifite agaciro ku bakristo cyane. Sibyo? Ku bantu bemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Yego. Rero ntabwo iyo umaze kumenya umwami Yesu ukamutuza mu bugingo, ziba ari inshingano zawe kugenza gute? Kuvuga iby'urupfu rwa Kristo. Kuko mu gupfa kwa Kristo twabonye ko ariho harimo urukundo rw'Imana rwagaragariye. Yego. Urumva niba ariho Imana yagaragarije urukundo rwayo mu gupfa kwa Kristo, rero urumva ni iby'agaciro ku mukristo wese w'uyu munsi kwamamaza cyangwa kuvuga
iby'umuzuko wande wa Kristo. wa Kristo. Ku wa kabiri rero nabwo twari twize Kristo wazutse, ibyiringiro byacu rukumbi. Yego. Aha hantu ni iki wazirikanyemo Etienne? Ikintu twagombaga gukuramo hano kidasanzwe kuri iki cyigisho kivuga ngo Kristo wagenje gute, wazutse, ibyiringiro byacu atakiri mu gituro. Yego. Ibyo ni ibyiringiro ku babyizeye, ndetse akaba ari n'ibyiringiro rukumbi. Yego. Urumva gukira k'umuntu uyu munsi nta handi biri, yego, usibye ku muzuko wande wa Kristo. Rero hari n'ikindi cyigisho twize kivuga Kristo umuganura. Ese nanone iki cyigisho ho wabwira iki abadukurikiye? Ikintu nababwira ni uko muri iki cyigisho twize cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo Kristo umuganura. Yego. Twasanze uburyo Kristo ari we wazutse, yego, mbere. Yego. Sibyo? Kandi umuganura tuzi ko ari ibintu bibanza kuribwa ku musaruro wabonetse. Yego. Niba ari ibintu bibanza kuribwa cyangwa guhabwa abantu ngo babirye, yego, Kristo twasanze ari we banze ryo kuzuka kwacu. Yego. Rero niba Kristo yarazutse, n'abamwizera nta kabuza bazagenda gute? Bazazuka. Amen. Ubwo hari insanganyamatsiko ivuga ngo nimugire ubwoba, Yesu yavuye mu gituro. Ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro. Urakoze cyane. Hari n'ikindi cyigisho twabonye, umubiri wazutse. Twabonye yuko umubiri wazutse, iyo umuntu wese wapfuye, igihe azaba azutse, umubiri wuzutse, hari uwundi mubiri azambikwa cyane. Azambikwa kutabora. Yari yambaye umubiri ubora, ari wowe wacu w'uyu munsi tubonesha amaso. Azaba yambitswe kujya agenza gute? Kutabora. Ahari intege nke hari imbaraga. Umubiri wari ufite intege nke yambitswe umubiri ufite imbaraga. Amen. Kandi uwo umubiri wapfaga ntabwo uzongera kugira iki? Gupfa. Umubiri wapfaga azaba yambitswe umubiri udapfa. Amen. Rero hari umubiri abantu bazazukira muri Kristo, bazambikwa. Ndakwifuriza ko nawe wazambikwa uwo mubiri. Reka noneho hari ikindi cyigisho twari twize, gutsinda urupfu ubuheruka. Nacyo wakivugaho iki? Ni iki wakuyemo mu mutwe wawe? Gutsinda urupfu ubuheruka, twakoresha amagambo n'ubundi Pawulo yanditse muri kiriya gice cya 15, avuga ngo urupfu rumizwe no kunesha. Yego. Urubori rw'urupfu, waruboriwe rw'urupfu rurihe? Sibyo? Urumva iryo jambo ni ijambo rizavugwa n'abazaba bazutse bari kwishima hejuru y'iki? Y'urupfu. Kuko ruzaba rukuweho by'iteka none. Amen. Nta ruzongera kubaho, mbega bizaba birangiye. Amen. Na byaha ari rwo rubori rw'urupfu bizaba byamaze gukurwaho. Niyo mpamvu tuzayishima hejuru y'urupfu turubaza duti urubori rwawe ruri. Yego. Tuzanishima hejuru y'igituro, tukibaze ngo igituro, wagituro wowe kunesha kwawe kurihe? Ubu uyu munsi kuba tukiri muri ubu buzima bupfa, tucyambaye uyu mubiri upfa cyangwa ubora, cyangwa ufite intege nke, yego, icyo gihe ibyo byose bizaba byakuweho. N'urupfu ruzaba rukuweho by'iteka. Amen. Ubu utazongera kwibuka. Uyu munsi ntekereza ko ntawe wakwishima hejuru y'urupfu. Zahari uhari. Kandi ejo rwahita rugutwara. N'aka kanya tuvugana byashoboka. Ariko icyo gihe bwo urupfu rwose tuzarubyina hejuru, tuzarukandagira nk'uko bajya bavuga, sibyo? Icyo gihe mbega bizaba ari ibirori bidasanzwe. Amen. Rero mbere y'uko dutangira icyigisho cy'uyu munsi, turimo turanasoza icyumweru tubabwira ibintu tugiye kuzirikana, reka tubanze dusenge. Etienne wadufasha? Reka tubanze dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijoro, turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tukugiriyeho umugisha udasanzwe muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Turifuza ko watuyobora, umwuka wera abe hafi yacu, adukoreshe, kandi n'abaduteze amatwi nabo bagirire umugisha muri iki cyigisho, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero hari ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Hari amagambo bari badusabye ko twazasoma yo mu ntambara ikomeye, ku cyigisho
kiri kuri paje ya 517 kugera ku ya 530. aho icyo gihigisho gifite umutwe ugira uti gutabarwa kuki kubwoko bw'Imana. iki cyigisho kiri mu ntambara ikomeye ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Yego. harimo ibintu byerekeranye n'akarengane kazabaho mbere y'uko Kristo agenza gute agaruka. Niba harimo akarengane kazaba ku bwoko bw'Imana, urumva harimo no gupfa. Yego. ariko niba urwo rupfu rwabayeho ku bwoko bw'Imana, kandi tukaba turi kwiga imbaraga y'umuzuko wa Kristo nyuma y'uwo mubabaro, usoza indi mibabaro y'ubwoko bw'Imana, bizaba birangiye. Amen. Kristo agarutse yimika ingoma y'ubutazahanguka. Ariko hagati aho tuzirikaniye nuko mbere y'uko ibyo biba, turasabwa imyiteguro. Amen. turasabwa imyiteguro idasanzwe mu bwoko bw'Imana kugira ngo icyo gihe tuzabe turi abantu biteguye. Hari abantu benshi bababajwe mu gihe cy'intumwa, bakorerwa akarengane, bapfa bazira ijambo ry'Imana. Abo bose iriya mbaraga y'umuzuko wa Kristo izabageraho bazuka. izaba ifite imbaraga zidasanzwe. uyu munsi dushobora kubivugisha amagambo ntitwumve uburemere ibyo bintu bifite, ariko icyo gihe bizaba ari ibintu bidasanzwe. Hari n'abakristo bapfuye bazira ijambo ry'Imana, ngo imyuka yabo ihora ibaza Imana iti ese ubundi kuki udakuraho guhora kwawe kuri ngo uhorere amaraso yacu. Amen. ibyo bintu birataka, Imana ikagenza gute? ayo majwi arataka, Imana ikagenza gute? ikayumva. rero umunsi yaje kubikora urumva bizaba ari ibintu bidasanzwe. Yego. Rero hano hari amagambo batangiye batubwira, aravuga ngo ubumana bwa Yesu ni ubwishingizi kumwizera wese ko afite ubugingo buhoraho. Mbega kuba Yesu ari Imana ni ubwishingizi kuri twebwe. Yesu yaravuze ati unyizera naho yaraba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Ahangaha Kristo yerekezaga ku gihe azaba agarutse. Icyo gihe abantu b'intungane bapfuye bazazuka bafite umubiri udapfa, naho ab'intungane bazaba bakiriho zimurirwa mu ijuru badapfuye. Igitangaza Yesu yendaga gukora azura Lazaro mu bapfuye cyashushanyaga umuzuko w'intungane zose zapfuye. Amen. Bivuze ngo Yesu ubwo azaba agarutse, abapfuye bizaba birangiriye aho, bazazuka. Abazaba batari bagapfuye b'intungane bahite bambikwa kudapfa. Bibiliya iduhishurira ko hari abatazaca hehe? Mu rupfu. ari nabo bashushanywa na Eliya wagiye mu ijuru, cyangwa Henoki adapfuye, bagiye mu ijuru batagenje gute? badapfuye. Rero abazaba bakiriho muri icyo gihe, Bibiliya ihishura ko bo bazahindurwa. Yego. Ariko bagahindurirwa rimwe n'abazaba bavuye hehe? Mu bituro ariko ari abera. Yego. Kuko hariho imizuko ibiri. Yego. Rero uwo muzuko w'abakiranutsi ari nawo wa mbere nubaho.